amaherekezo y'uyu mukobwa. Icya mbere ni ibyishimo. Ubundi ubukwe, definisiyo y'ubukwe ni ibyishimo. Ibindi biriya by'ibiryo n'ibiki ni ibindi, ariko icyo tuba dukeneye ni ukwishima. Jewe narabukoze ndabuzi, ubukwe bwabuze n'ibyishimo ni zeru. Ubukwe nta byishimo ni zeru. Kuko umuntu azayiga ifaranga agahwera, akiruka ku masare, akiruka ngo abadekora, ni amastresi gusa. Uyu munsi rero ni uw'ibyishimo, bibuze kitabuka. Niyo definisiyo y'ubukwe. Mwegere hano kandi nta shari rigomba kuzamo. Niba ufite ishari ntiwaje mu bukwe, mutambuke hano. Ririmba ngo amasezerano Imana yose itanga yayakomereje, nawe urabizi. Nituma tutinde muri iyo ndirimbo, bano bantu tubategurira inoteri. Murakoze. Oya hafika n'umwezi.
dutere haleluya zo gushima Yesu. Muzamure ibiganza amaboko aje hejuru.